kandi nizere ko mwongeye kumera neza abantu banjye. Mwihangane kuba natinze kubahiriza iyi video, ariko nyine murabibona ko ahangaha nyine tuko nasikia mabombe ziko natokea huku zengine huku na huku, ndio tumeona na sie hatuwezi kufia pale, omba tukimbie. Tuko naenda tu Goma, mimi tuko nasikia sana Goma ziko tunapiga, hatujue kama tukimbilie wapi, tushakosa makimbilio. ahangaha turi Goma nyine abaturage barimo barahunga, abaturage bakaba bari guhunga bari kuva Goma bahungira i Rubavu. nyine ayo ni amasasu muri kugenda mwumva avuga, ntimugire ngo ni ibindi. Ayo ni amasasu muri kugenda mwumva avuga, byakomeye Goma, byakomeye. M23 ikaba imeze nk'aho ishaka kwigarurira Goma nyine. Tuko tunavuka de l'autre côté kuangalia si une fois tunaweza pata un peu de refuge kule, parce que pour le moment muville iko naona amani iko un peu déséquilibré. Aba nyine abaturage bari guhunga amasasu nyine, intambara yarimbanije, intambara yageze aho bita Urudubi nyine aho bibera nyine. Bakomeje kugenda bahunga baza bahungira hano i Rubavu nyine mu Rwanda, abandi bari gukomeza bajya za Uganda n'abandi bajya mu mbibi nyine z'igihugu cyabo. Ariko nyine urabona ko nyine bari guhunga ari benshi bishoboka. Gutangaza amakuru ko mu Rwanda hamaze kugeramo abakongomani bagera mu 17,000 nyine, kandi M23 gikomeje kuhataka yikokoye kandi yivuye inyuma. Urabona ko nyine gikomeye nyine, intambara yo iracyari buduhe, kandi nuza M23 irahakana ko itari burekere nyine, kandi ntabwo icyo ishaka ngo ari intambara. niyo makuru iri gutanga, iri kuvuga ngo iyo ishaka kugirana imishyikirano na Leta Zunze Ubumwe z'Abakongomani nyine ya DRC Republic of Congo, bakavugana nyine bakagirana imishyikirano, intambara igahagarara. Naho ho bitari ibyo ngo intambara irakomeza, ntabwo gahunda yayo ari ugufata Goma nyine, ni ukugira ngo nyine bagirane imishyikirano na leta ya Congo nyine. Ariko gusa urabona ko nyine abaturage bo bari guhunga ari benshi ku rwego rukabije. Avuga ngo bamaze guhunga Rubavu bamaze kwakira impunzi z'Abakongomani zigera mu 17,000. Urumva ko abari kuva i Goma ari benshi, urabona ko bari no kuza batanga ubuhamya nyine ho birakomeye, birakaze cyane. Natwe reka intambara twumeze tuyihanga amaso nyine, ndajya ngende mbaha amakuru ku gihe, bereka aho intambara igeze nyine nuko bimeze. Gusa nyine intambara iracyarimbanije, M23 yakaniye, kandi n'abasirikare cyangwa ingabo z'Abakongomani nazo zikomeje guhangana, nazo zirwana. Urabona ko kugenda biyegeranya bavuga nyine uburyo intambara ikomeza nyine, uburyo barahangana cyangwa se baratakana, gutyo intambara ubundi igakomeza. Gusa nyine intambara yo yarimbanije, byo murabibona ko intambara yo ntabwo yoroshye nk'abantu. Urabona ko nyine n'ikirere gisa nk'aho ari kiba, ariko abaturage bo bakomeje guhunga bitotomba, bavuga cyane bitotomba. Ariko n'ubundi intambara yo iracyakomejeho, ntabwo M23 buhagarare paka nyine Congo ishatse ko bakora imishyikirano, nimba ari n'imishyikirano bashaka, nimba ari n'indi bashaka. Ubwo rero ndagusaba wowe aka kanya nyine ukomeze ukurikirana amakuru nyine kuri YouTube channel yacu. Urasabwa gukora subscribe ndetse ugafunga no ukaza kugira ngo buri makuru yose ndajya mbagezeho buri kanya mubashe kuyabonera ku gihe nyine. Ndagerageza njye bakorera video isobanutse cyangwa se mbereka uko byifashe hariya nyine muri Congo. Nabizi n'ikibuga cy'indege cya Congo M23 yamaze kugerayo, baturikije indege ebyiri nyine, ubu ngubu bisa nk'iyafashe ikibuga cyose yakifunze. Mwanabonye video nyine twagiye tubereka uburyo ku kibuga cy'indege aho ukuntu byifashe ku mupaka wa Congo n'u Rwanda. nyine abaturage bahari ni benshi, nta gusohoka nta kwinjira ngo uhari. nyine hari impunzi ziteye ubwoba, nyine impunzi nyinshi cyane, bitewe n'abari guhunga bava i Goma nyine baza mu Rwanda ku bw'intambara ya M23 nyine na Congo. nyine imishyikirano ngo bashyire hamwe bitarumvikana, ariko aribyo agitegereje. Rero nawe niba ushaka kureba ino video, kora subscribe, dukomeze tubane n'amakuru yandi ku yandi. Ciao ciao.